hari umukobwa mbere wawe warigeze kukubwira ko yigeze we aryamana n'umusore? Yego. Yarabimbwiye ari umukobwa nyine witwa Pasi w'inshuti yanjye. Yarambwiye ati rero niwe nyine yari yarabyaye, ntabwo yarakira umukobwa. Akanshyira nawe akamana akambwira ati rero Pasi nako Rusi, turabizi ko ngukunda, turi inshuti, uri inshuti yanjye. Ati uriya muhungu ari kugushuka. Ati ndabona njye azagutera inda, mama wawe akakubwira nabi cyo bakanakwirukana iwanyu. Yego. Ariko nyine kwa kutumva ko abakobwa byarangiye bibaye, ariko ntabwo byahise biba icyo gihe turyamana. Kuko navuze yuko turyamana bwa mbere twakoresheje agakingirizo. Ahubwo ubwo narashokewe nongera nsubirayo. Ko ari igihe uryamana n'umusore agamije kugutera inda. Ariko njyewe umutipe ukuntu namubonaga ntabwo yagaciye, kuko yararangije ndabibona. Yego, ntabwo yiza aca agakingirizo. Uko byambaye inshuro nyinshi. Hari igihe naryamanye n'umusore ko twari duhuriye muri rogi. Yego. Kuba nyine we yashaka kugira ngo hari wenda memukirane inda cyangwa wenda yishimishe, niko nabivugamo. Aca umutwe bagakingirizo. Ariko njye ntabwo nari nabibonye, gusa nabyumvishe nyuma ndangirijemo. Ariko icyo gihe urumva ko nari inkuze. Wari ukuze waramenye n'uburyo ibyari byo. Kuko nari naranabyaye. Kuko nari ndi muri onapo nahise mbyakira, navuga ati ntabwo yanenda ndi muri onapo kandi kuko ntabwo yayineye. Ariko hari abasore bateye gutyo. Yego. Ubwo uwo mukobwa agira impungenge zo kuba se we ntiyagaciye. Nyine uwo mukobwa w'inshuti yawe ukimubwira, we agira impungenge avuga ati se ubwo mwakoresha agakingirizo bura ntiyaba yagaciye. Oya, we narabirebye narambwiye ko atagaciye, kuko narabibonye ko atagaciye. Ubwo se kubera icyo ubibwira ababyeyi bawe ko wumva abana kugiraga inama bakakubwira ko ugomba kwirinda abasore, kubera icyo utafashe umwanzuro ngo ugende ubwire mama wawe umubwire ati mama wambwiye ko nzirinda abasore, ariko uyu munsi naryamanye n'umuhungu ariko twakoresheje agakingirizo. Ariko muri icyo gihe nkuko watubwiye ko Just utwite, ukanamubwira ko yaguteye inda akabyemera, utubwiye ko wirinze kujya gusura abandi basore kugira ngo atazanavuga ko aribo bayiguteye. Akakubwira ati kanaka ntiwamusuye, ntabwo wasuye Eric, ntabwo wasuye Jean Paul. Yego. Bivuze ngo ariko wowe wakomeje kuryamana nawe. Yego. Umwana yaravutse se nibura amwitaho? Yego, yamwitayeho nta kibazo. Nta kibazo. Kuki se atafashe umwanzuro ngo muhite mubana? Mwaje gutanduka, mwaje wenda kuba mwarekeraho kuryamana umwana afite nk'igihe kingana gute? Kurekera kuryamana se urumva twari kurekera kandi twarabyamanye, nako twarabyaranye. Oya. None bivuze ko mujya muryamana? Cyane rwose. Twaramfashe n'umugabo. Nese ubwo yamenye ko wagiye hanze ukaryamana n'abandi bagabo ntabwo bimurakaza? Oya, ntabwo tubana. Yego, abukwe nanjye ngabukwanjye, gusa nyine yamfasha nk'inshingano z'umugabo nyine. Ariko arabizi ko ushobora kuba hari umugabo wenda waguye ikirongo kandi ntabirakariremo. Ntabwo yabirakara, kuko nawe se agiye gufata neza abagore abandi njye mbirakariramo. Reka twongeye tubaye ikaze kuri Kiza Keve official. Nge nitwa Kiza Keve, ndi kumwe na Lucy. Lucy, meze gute? Meze neza Keve. Meze neza? Yego. Okay. Lucy, ubushize twaganiriye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro twagiranye abantu bamwe batweretse ko bagikunze n'abataragikunze, ubwo abantu ntabwo bakunda ibintu bimwe. Yego. Okay. Lucy, bwa mbere ukora igikorwa cy'abantu bakuru, waba ubyibuka? Iyi ndabyibuka. Uko byagenze? Yego. Byakubayeho ufite imyaka ingahe? Njye nari mfite 17. 17. Yego. Nuko wisanga wahuje umubiri n'undi muntu? Oya. Gute? Twarabanje turakundana. Ngaho tubwire rero byagenze gute? Njyewe nari mfite umusore twakundanaga. Turakundana mu mezi 3. Mezi 3? Yego. Akajya ambwira ngo ninze duhuze imibiri, ariko ngiye nkumva bitandimo ko nyine nabitinyaga. Yego. Turakundana arangije twahure nyine muri ghetto y'ubwo ngubwo. Niho mwaje gukorera igikorwa cy'abantu bakuru? Yego, ariko ntabwo twaje tugikora.